sibye kubeshya ubu niyo kipe mwaherekane muhuririza abantu ku maradiyo n'amateleviziyo ngo baze kureba ikipe irimo umukinnyi wavuye muri Gasogi mbego urwego we yo cyakoze ndumiwe rubanda bagira nizo batsinda. Ndakeka abantu benshi video mwayirebye irabashimisha n'abasetsa ngubu rero iyi Kembo wacu Kenisi aramutse aje. Kenisi murabizi ko nyine ari we mukuru w'ira kipe ya Gasogi. Ese wakongera ukibaza tundi Gasogi niyo kipe ivamo abakinnyi batazi gukina kuko atangiye avuga ati ngo ikipe irimo umukinnyi wavuye muri Gasogi. None ubu Gasogi ari ibintu bisekeje ko binababaje maga. None se Gasogi ni ikipe igira abakinnyi babi, ni ibintu angaho umuntu yakibaza. Ngubu uyu Kenisi aje akamushishura cyangwa se akamubwiza ukuri akatubyita uko nguko abantu twaza tuvuga ati ngo Kenisi nawe ibi nibi. None se aranatayimutse man, twe tujye tuvuga ibihari kandi tuvugishe ukuri. Kubashaka ibikoresho byiza kandi byoroshye kubikoresha kandi binahendutse, haba ibyo mu muryango nyine cyangwa se content creator, haba ibyo mu ngendo nk'amashakoshi muri kwereba ngo imbere y'abagore, iby'abagabo kogosha tondezi n'izindi mashini, haba microphone, by'umwihariko nyine ibikoresho byinshi cyane wamagara kuri nimero kureba ngo twabikugezaho. Uwo ku giti cyawe nk'umunyarwanda ngahavugisha ukuri abanga Kenisi agize ukuntu amusubiza yabahemutse. Tuvugisha ukuri abafana ba APR dore ko yaraye no kudusebya. Anga Kenisi yagusubije ntabwo yabahemutse gusa nyine Kembo na Olomide nge n'abantu nkunda cyane ndabakunda cyane. Bikugira uko subscribe rero na mungu wanya dukunda Jiva ciao ciao.